Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsirire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko impamvu dukosora ibizame nk'ibi, ibibazo biragaruka. Ushobora gukosora kino kizame kimwe cyakozwe, wazagerwaho mu kizame cyawe ukabona hari ibibazo 5 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda biba gusaba ko warabonye imyitozo yahagije kwa bino bizame biba byakozwe. Niyo mpamvu kugira ikizame cyose gikozwe uhita ukibonera ku gihe kugira ngo isomo ryose nshyizeho rigufasha gukosora bino bibazo bitakugoye. Ujye uhita uribonera ku gihe ukanda subscribe. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 23 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntabwo byagukundira ngo uze twigane mu ishuri, nawe tutwandike cyangwa duhamagara kuri 0789 935 16 23 tukabigufashamo. Ukeneye kwiga computer aho waba uri hose, cyane cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali, uratwandikira tukaza tukaguhugura. Ahasigaye wazajya mu kizame cyawe ntibizakubera imbogamizi ntizabe kuba utazi computer, turayikwigisha. Rero muduhamagare ku izo nimero, ibyo byose tubibagezeho. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Kugira umenye ubusobanuro bw'icyapa narababwiye ngo uramaze ukamenya ese kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Rero kino cyapa cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa buburiraho burangwa no kuba bufite ishusho ya mpande eshatu. Uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara harimo inka. Iki cyapa gisobanura iki rero? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, nubona harimo icyanya cyo urahitamo iyo nyuguti ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko uramutse uri gukosora kumva ngiye guhita mvuga igisubizo cy'ukuri utari wamaze kugihitamo, ubuhagaritse video ukamaze ukagihitamo kugira ngo urebe neza ko amanota ko kuragira kuri 20 ariyo wakagombye kuba wagize mwa kino kizame kiba cyakozwe. Iravuga ngo isoko ry'amatungo, akaba ari ahantu hari isoko ry'amatungo. Mbega ngo ivuriro ry'amatungo, aho bavurira amatungo. Seka ngo uruzitiro rw'amatungo, mbega ngo akayira k'amatungo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo mwa bino bisubizo 4 baduhaye ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kukira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kiburira kirimo ishusho, kirimo ikirango cy'inka, kivuga ngo akayira k'amatungo. Bakaba bakunda kugishyira ahantu hakunda kwambukirwa n'amatungo ku buryo budasanzwe. Ashobora kuba ari nk'inzira iri kujya mu soko y'amatungo. Haba ari nko ku munsi w'isoko kubera amatungo menshi bari kuyajyana mu soko, hari inzira yabugenewe ikunda kwambukirwamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Rero bagashyiraho kino cyapa kiburira kugira ngo niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ugiye kuhagera umenye ko hakunda kwambukirwa n'amatungo ku buryo budasanzwe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 23 mu minota itarenze 3 umaze kubona code. Ukeneye kwiga by'umwihariko bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789 935 16 23 tukagufasha kwiga aho waba uri hose mu gihugu. Duha amasaha ubonekaho ku munsi, yageze natwe turaboneka tukaguha isomo ry'uwo munsi. Ukeneye kwiga computer cyane cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali, urampamagara kuri 0789 935 16 23 nkaba nagusanga aho ukorera cyangwa nkagusanga mu rugo nkakwigisha computer wazajya gukora ntizakubera imbogamizi. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo D, akayira k'amatungo. Ndakeka ko mwari mwamaze kucyandika igisozo cy'ukuri ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Iravuga ngo santimetero 25, mbega ngo santimetero 125, seka ngo santimetero 45, naho D ikaho na iso cy'ukuri kirimo.
bibutsa ko kino kibazo bagiye kongera kukikubaza mu bundi buryo, bashobora gufata zino santimetero bakazihindura muri metero, bakavuga ngo metero 0.25, bakavuga ngo b metero 1.25, bakavuga ngo c metero 0.45. rero niyo mpamvu ndi kubategura amasomo ku bintu bijyanye n'ibipimo, kugira uzahita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe hasi kugira nindishyiraho iryo somo ryo ku bipimo uzahita uribonera ku gihe. Murabizi ngenda cyangwa amasomo yo kugira abafashe kumva neza bino bizame biba byakozwe, maze ko cyabaye ibyapa, ibimenyetso bimurika n'andi yagufasha. Rero nandi ndi kugenda yabategurira isaha n'isaha waribona, no kugira uzahita uribonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko wamaze guhitamo isomo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Niko bashatse kuvuga. Hari abantu benshi bakunda kubijyaho ikibazo akambaza se yavuze nta gisomo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo iki? Bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Ibyo ndakeka ko byumvikana. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese rishyirwaho ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Rero uritegereza neza nubona harimo icyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota wari kugira mwa kino kizame cyakozwe. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ushobora gukosora kino kizame kimwe wazajya gukora ukabona ibibazo 5 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda biba bigusaba ko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. A iravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B ikavuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ikavuga ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Naho D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Iri tara rishyirwa ku kinyabiziga bikoreshwa nk'amatagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa ibyerekana ko kitakodeshejwe, riba ari itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wayihisemo ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Hashira amezi 6 bakabikorera isuzumwa. Ibihe binyabiziga? A iravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Bino binyabiziga mukoresha iyo muri kuva mu duce tumwe mujya mu tundi. B ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Kuvuga ngo toni 3.5 ni nkaho bakavuze ngo ibiro 3500, kuko toni imwe bingana n'ibiro 1000. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Bino dukoresha turi kubigisha gutwara. Mbibutsa ko ukeneye kwiga gutwara ikinyabiziga naho tuduhamagara kuri 0789931323 tukabikwigisha, cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali biba byoroshye. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Rero ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwayo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Habaye impanuka, ikimodoka kinini kigwa mu muhanda, cyangwa ni igihe cy'imvura hakisi inkangu ifunga umuhanda. Biba ngombwa ko umuhanda wawe uyobya. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Rero bigaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asate. Uritegereza neza mwa bino bisubizo baduhaye, nubona harimo icyanya cyandika ku papuro. Iyo bavuze ubuso ni hari haba handitse ikirango. A iravuga ngo ubururu.
B ikaba ngo umweru, C ikaba ngo umutuku, D ikaba nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese kiriya cyapa kiba gifite amabara asa ate? Kiba gifite ubuso bw'amabara asa ate mwa yano mabara baduhaye? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisobanuro cy'ukuri, uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Impamvu wavuze ubururu, kiriya cyapa aba ari icyapa gitegeka, kandi icyapa gitegekwa kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyamaguru bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Niba bari kugenda mu muhanda, ndakeka ko mujya mubibona, ukabona abanyeshuri bari kugenda mu mihanda, bari kuva mu gace kamwe bajya mu kandi, rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa. Bagaragazwa gute? Iravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, hano hakagombye kuba B. B ivuga ngo inyuma ni itara ryera ritwawe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mubonye hano hari guhera B. Ahangaha niho hakagombye kuba hari B. Hano hatangira ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko rero mumenye ko hari kuba B. Ubwo niba ariyo wari guhitamo, wandikeho ngo inyuma, ubwo urabuhisemo wenda B, kuko udukosa tubaho, ariko ndakeka ko mudakunda kubibona. Tuba twagerageje uko dushoboye twose, uko dushoboye kose. Hano babona igisobanuro cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Muno nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? Iravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ibyo bimenyetso bishobora kuba nk'ibyapa cyangwa biriya bimenyetso bimurika. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Naho D ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndakeka ko amaze guhitamo C rero, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, uramanza umenye ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Nubwo bibabwiye mbere, ariko ugomba kumenya ko kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Rero gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara ariko bicishijemo umurongo w'umutuku, ni U icuramye cyangwa irebye hasi. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo birabujijwe guhindukira, B ngo birabujijwe gusubira inyuma, C ngo umuhanda unyerera imbere, D ngo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese kino cyapa gisobanura iki? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, ahasigaye uze kureba igisubizo cy'ukuri ko ngiye guhita nkibereka. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa gisobanura ko bibujijwe guhindukira. Kino cyapa bakunda kugishyiraho cyane cyane mu iriya mihanda. Urugero, iriya mihanda uri kuva Kicukiro ujya mu Bugesera, ubwo mvuze mu Bugesera ariko mvuze kure, ariko ino mihanda mureyizi nyine, mo hagati haba harimo utuntu tw'utujaride. Hariya niho nanze urugero kuko niho hahise haza cyane, ariko ndakeka ko mujya mubibona na hariya mu mujyi, ukabona mu muhanda harimo jaride, ariko ukabona harimo umwanya ikinyabiziga gishobora guhita gikatiramo kigiye guhindura nk'icyerekezo.
mw'iyo jaride hakaba harimo akantu kameze nk'akayira moto ishobora guhita ikatiramo igahita ijya mu wundi muhanda wenda ishaka guhindura icyerekezo. Rero iyo bitemewe bashyiraho kino cyapa kikubwira ko bibujijwe guhindukira. Ndakeka ko ramaze guhitamo A rero, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bibuza byo mu mihanda? Ese ni ibihe? Iravuga ngo biri mu ishusho y'urukiramende n'umuzenguruko w'umuhondo. Mbega ngo biri mu ishusho ya mpande eshatu mu muzenguruko mu ibara ry'ubururu. Sega ngo biri mu ishusho y'uruziga, byabamara kuba mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. Naho D ngo biri mu ishusho ya mpande enye zingana mu buso bw'umukara. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Ese ibi byapa bibuza byo ku mihanda biba bipeteye ku buhe buryo? Ndakeka ko amaze guhita kuri hano. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. Biba biri mu shusho y'uruziga n'umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. Ndakeka ko namaze kugihitamo rero. Ndakeka ko namaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora. Ndakeka ko namaze kubakorera iyo video. Musubire kuri YouTube channel murebe ibimenyetso bimurika byo ku mihanda aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Umenye ubusobanuro bwayo kugira ngo nugiye ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Wakora iki igihe umuyobozi ufitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Uyu muyobozi ashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa ari umuntu w'umuvolontaire. Ndakeka ko mujya mubabona bari gukora mu mihanda. None aguhaye kino kimenyetso umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese ukora iki? Wakora iki? Aravuga ngo gukata ibumoso gusa. Beka ngo gukata iburyo ugakomeza imbere. Seka ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, naho deka ngo komeza imbere gusa. Ese aguhaye cya kimenyetso uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese wabyitwara mute? Ese wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano none igisozo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi. Yaguhaye kino kimenyetso umuyobozi ubifitiye ububasha. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Uba ugomba gukora iki? Ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ntabwo ugiye guhagarara igihe kirekire. Ashobora kubona haje ibinyabiziga byinshi akaba aguhaye kino kimenyetso kugira ngo ubahagaze umwanya muto, asigaye niba amara kugabanuka bitewe n'isangano ugiye kujyamo ahite nawe aguha uburenganzira ugende. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe. Mu kihe gihe? Aravuga ngo agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Beka ngo gukatira ibumoso. Sega ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Naho deka ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ariyo. Ese umurongo ucagaguye uvuga iki iyo ugezeho uri gutwara mu muhanda? Ubundi biba bibujijwe kuwurenga, ariko wawurenga mu bihe runaka cyangwa se nta gisozo cy'ukuri kubonamo. Hano rero urareba ko harimo igisozo cya nyacyo ugihitemo cyandika ku gapapuro. Hano ari igisozo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni byo. Iyo hari uriya murongo ucagaguye mu muhanda, uriya murongo uba urombereje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga kikuri imbere kiri kugenda gahoro, ukaba uri kuri uriya murongo, ukaba uri kubona neza ko atari mu koni, wemerewe ko wanyura ku kinyabiziga kikuri imbere, cyangwa kuba wakata ibumoso, cyangwa kuba wahindura, cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Wenda wibutse ko hari akantu wibagiwe ugahita ukata ugasubira inyuma. Iyo uri kuri uriya murongo ucagaguye uba wemerewe ko wahita ukata ugahita usubira inyuma. Ndakeka ko ramaze guhitamo D. Ndakeka ko ramaze kuyandika igisozo cy'ukuri ku gapapuro. Niba utari wacyanditse ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Aravuga ngo inzira y'abanyamaguru. Urabizi abanyamaguru ntibagenda hagati mu binyabiziga, bafite inzira yabo. Mbega ngo agahanda k'amagare n'amagare afite agahanda kayo. Sega ngo A na B byose ni ukuri. Akaba ari inzira y'abanyamaguru cyangwa se akaba ari inzira y'amagare, agahanda k'amagare. D ikavuga ngo iki? D
iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese kiriya gice kiba cyarahariwe iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Ushobora kwibaza se kuki ari agahanda k'amagare? Agahanda k'amagare, amagare nta moteri agira, niyo mpamvu biba bibujijwe kuba watwara amagare hagati mu binyabiziga bifite moteri. Moto impamvu zitagira umuhanda wazo, zifite moteri ziragenda nta kibazo, ariko igare ryo haramutse hari akantu kayikomyeho itarigwa hasi, nta moteri cyangwa ageze ahantu haterera yateza ibyago. Niyo mpamvu amagare nayo aba afite agahanda kayo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Aravuga ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, mbega ngo ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. Seka ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, naho D ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo, B ikaba ari igisubizo cya nyacyo ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe mwa hano baduhaye? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kucyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho haba hagomba gushyirwa ririya tara ndanganyuma. Ndakeka ko waramaze kucyitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura ibirahuri dukurikira tungahe? Aravuga ngo 2, B ngo 3, C ngo 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Duhanagura kirahuri kwa kundi imvura igiye kugwa, ukabona hari utuntu turi guhanagura amazi na turano turahanagura kirahuri. None ikinyabiziga nibura gitegetswe kuba cyagira tungahe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo rero hano. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni C, 1. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira udahanagura ibirahuri 1. Ndakeka ko waramaze kugihitamo rero, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, ni iki wakora igihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Hari abantu batwara igihe kirekire akaba ari kwambukiranya imipaka cyangwa akaba ari kugenda urugendo rurerure, birashoboka ko ibitotsi bishobora kugufata kuko twe turi abantu ukagira ibitotsi. Ese uba ugomba kubyitwaramo turi umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo ucuranga umuziki cyane, ugahita wicurangira twakara hanyuze. B ikavuga ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba cyangwa ugahita wihuta cyane. C ngo kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ariyo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukagira ibitotsi uri mu rugendo, ese uba ugomba kubyitwaramo ute? Ese mwa bino bisubizo 4 baduhaye uri kubona hari igisubizo cya nyacyo kirimo? Mbibutsa ko kode zo ziri koneka waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, naho twandikira cyangwa uduhamagara kuri iyo nimero tukakwigisha mu gihe gitoya ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibagezeho. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga computer, tukaba twagusanga iwawe cyangwa ku kazi, cyangwa ukaba wadusanga aho dukorera. Ibyo byose uhita uduhamagara kuri 078 935 tukumvikana uburyo bukoroheye akaba aribwo dukurikiza. Ndakeka ko rero mugiye kubikora, ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo rero hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, ugomba kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye kugira ngo udateza abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa umuhanda urimo ibyago. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe atangiye kwijima? Ndakeka ko mujya mubibona, utwaye ikinyabiziga utangiye kwira ukabona bahise bacana amatara yacyo. No kubera iki? Aravuga ngo kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza.
mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona. Sega ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, deka ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese no kubera iki? Utangiye kwijima, bitangiye kuba saa 12. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki mwa bino bisubizo by'ukuri baduhaye bine? Iravuga ngo kugira ngo akerekana umuvuduko gagaragare. Mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona. Sega ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni de kuko amatara yo mu muhanda ari kwaka. Ndakeka ko bamaze kugitamo rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ndakeka ko bamaze guhitamo B rero, ndakeka ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroke zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zihagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibibuzwa cyangwa ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Iravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo. Mbega ngo ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Seka ngo ibinyabiziga bya polisi, ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ikaba atariyo B, ikaba atariyo na C, ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ikinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Bibutsa ko ukeneye kwiga hari nk'isomo uri kumva utari wamenya, uhita uryandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkahita nditegura nkaba nari gushyiriraho. Bitwara gahe ko ntago twigisha amategeko y'umuhanda gusa, ahubwo twigisha no ku binyabiziga. Rero ariko iyo uri hafi gukora wanyandikira kuri WhatsApp kuri 0788331623 nkaba nagutegura agasomo kagufasha. 18 irabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Iravuga ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri. Mbega ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Sega ngo hanyurwa n'abanyamaguru, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikaba atariyo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, B ikaba atariyo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Sega ngo ahanyurwa n'abanyamaguru nacyo kikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko mwese niba muzi kwandika inyuguti ya H, ubwo ni imirongo ibiri iteganye hagacamo akarongo gatambitse. Ubwo mwese mumenye ikintu cyitwa gutegana icyari cyo. Impamvu mari gusobanura ijambo ku jambo no kugira ngo kuko harimo abantu badukurikira wenda batari mu Rwanda cyangwa akaba atarabaye mu Rwanda kenshi, ariko akaba agiye kuza kugira ngo nk'icyo kinyarwanda gutegana, uburumbarare, musisiro, hari igihe biba bishobora kukunanira cyangwa ugasanga uri kwiga ari bano bafite imyaka mike, icyo kinyarwanda batacyumva, niyo mpamvu bagomba kubibasobanurira. Rero hano igisozo cy'ukuri cyari C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Rero iyo bavuze gutegana, ubwo mbahaye urugero kwira nyuguti ya H, imirongo ibiri biteganye hacishiyemo akarongo gatambitse. Ubwo rero ya mirongo y'ahanyurwa n'abanyamaguru mwese murabizi ko ibiteganye n'uwa murongo urombereje ugabanya umuhanda mo kabiri. Niyo mpamvu hano igisozo cy'ukuri kibaye C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Ese hari igihe biba bitemewe gukoresha telefoni yawe wiguriye? Aravuga ngo mu biro bya leta, mbega ngo mu biro bya polisi, sega ngo igihe utwaye ikinyabiziga, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano abona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ntibyemewe gukoresha telefone. Ryari hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ubundi hano mu gihe uri kwiga amategeko y'umuhanda uzamenye ko akenshi bari
kwibanda ku muyobozi w'ikinyabiziga niwe baba bari kubwira. Rero ntibyemewe gukoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta ho murabizi hari serivisi nyinshi twaka tubahamagaye kandi bakatwitaba bari mu biro. Mbega mu biro bya polisi murabizi niyo impanuka ibaye ugiye kubamenyesha hari igihe bakwitaba bari mu biro. Rero niyo mpamvu nditso cy'ukuri ari se igihe utwaye ikinyabiziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi. Kibaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko aravuga ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. Mbega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Seka ngo ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ikaba atariyo B, ikaba atariyo ndetse na C, ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona icyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Nayimba kopeje. Ariko umuntu nyege ko mutagihisemo. Rero mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni kwa kundi kinyabiziga kiba kikuri imbere kiri kugenda gahoro kandi wenda ushaka kukijya imbere kiri kugenda gahoro. Wenda ne bya binyabiziga biba bitwaye ibicuruzwa biba bikunda kugenda gahoro. Ibyo bita kunyura ku kinyabiziga. Rero mbere yo kunyura ku kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko iki hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Kamanzi ukareba ese ndi kureba imbere. Ukareba ko atari igihe cy'ibihu cyangwa igihe cy'umucucu, ukaba uri kureba nibura mu ntera runaka ku buryo hari ikindi kinyabiziga cyaje wahita ubibona. Cyangwa ukanareba ko nta kindi kinyabiziga cyaje atari mu koni. Kwitondera kuba wanyuranaho rero kugira ngo udateza abandi ibyago bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wagizemo uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789351323 nkagusobanura serivisi yo kugusobanura ikibazo cyose wagize mwa bino bizame biba byabajijwe. Iba ari ubuntu. Hari isomo ukeneye kumva, hari isomo ukeneye utari wabonaho kandi uri hafi gukora, itunyandikira cyangwa ukampamagara ku iyo nimero nkaba nari gutegurira nkari guha nawe wazagenda ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Ikindi abantu bari gukora mukunde kwibanda kwa bino bizame biba byakozwe. Murebe biriya bintu mba nta postinze akenshi aba ari ikibazo kiri gukunda kubazwa kugira ngo niba kikubaza ugikore. Ibindi byo nagukosa ko code ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye gutwara ikinyabiziga nawe ukoresha iyo nimero tukakwigisha. Ukeneye ko tukwigisha computer cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali naho ukoresha iyo nimero tukaba twagusanga aho ukorera cyangwa tukagusanga iwawe tukakwigisha computer. Rero ndakeka ko mugiye kutwandikira ibindi abantu bari hafi gukora. Amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugira ibihe byiza.